Reka twongere tubahe ikaze abadukurikira kandi babana natwe buri munsi hano kuri Momberge TV, badufasha kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo muri uyu mwanya mwiza w'ibyigisho. Tugeze rero ku cyigisho cya kabiri. Nitwa Aime. Nanjye nitwa Aime Olivier. Yego, tubahaye ikaze rero. Reka mbere yuko twinjira muri iki cyigisho cya kabiri kijyanye n'iki cyumweru nyine tugezemo, tubanze dusenge. Yego. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana, twongeye kuza imbere bwiza bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tuje kubumbura ibyanditswe byera, turakwinginze ngo abe ari we muyobozi wacu bituyoboremo, maze ubwo tuza kubigeza ku musozo amahoro dushime urukundo rwawe. Amen. Iby'ingenzi bikwiye kuvugirwa aha ngaha aba ari byo udaha kuvuga, kugira ngo bikize imitima ya benshi dushime izina ryawe. Amen. Komeza ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni icyigisho rero gifite umutwe uvuga ngo ibimenyetso by'ubumana. Yego. Kugira ngo icyigisho twasoje n'ubundi cyari kiri kugaragaza ibihamya Yesu bigaragaza n'ubumana bwe. Yego. Ntekereza rero ko ari wo mujyi tugiye gukomerezamo N'ubundi- muri iki cyigisho. Yego, n'ubundi ntabwo turi bujye kure y'icyigisho cy'icyumweru Icyo cyashize. kwibuka rero kivuga ngo ki? Yego, icyo kwibuka kiravuga ngo Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, Yego. unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, Yego. kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Yego. Yego, ni uko icyo kwibuka kivuga. Yego, hano rero muri iki cyigisho batangira batwereka uburyo Kristo ari umwana w'Imana Yego. uhoraho Mm. kandi utagira inkomoko nk'uko twebwe dufite inkomoko yo kuba nyine twararemwe n'Imana. Tukavukira ku babyeyi. Yego. Hanyuma rero ibi ngibi Yohana yabishingiyeho atangira kwandika zimwe mu nkuru zigaragaza ibitangaza bya Yesu. Yego. Ariko ibi bitangaza bikagenda bishimangira ubumana bwa Kristo. Nibyo rero tuzareba cyane cyane muri iki cyigisho cyose Yego. muri rusange. Ariko muri kino cyumweru tuzibanda kuri bimwe mu bimenyetso bitatu bikomeye cyane byerekana ubumana bwa Yesu. Yego. Yego. Nibyo tuzibandaho cyane cyane muri kino cyumweru Yego. tugiye kwiga. Yego. Rero ingingo yo kuwa mbere iravuga ngo kugaburira abantu 5,000. Yego. Yego. Iyi ni inkuru abantu benshi bazi, ndetse ndatekereza ko n'ab'isi bamwe na bamwe bayizi kuko bagenda bayikoraho ibintu bigiye bitandukanye. Ni inkuru yabaye ikirangirire cyane Yego. y'uburyo Yesu yahagije abantu 5,000. Yari arimo arigisha, hanyuma igihe bari bakiri aho ku musozi abona abantu ni benshi kandi ntabwo barakomeza Yego. Kwicwa kwiga n'inzara. badafashe icyo gufungura. Hanyuma rero akora igitangaza. Yego. Icyo gihe abigishwa be nibo bavuze ati, se data, turakomeza turaguma aha ngaha n'aba bantu tutanabasezereye ngo batahe ko Yego. mumaze Baramusabye ngo kwira. nasezerere abantu batahe. Yego. Yego. Kandi abantu bo bagaragazaga ko bagifite inyota Yo kumva ibyo Yesu Kristo arimo aragira gute. arimo kuvuga. Yego. Ariko Yesu yarabasubije ati, nimwe mugira gute, muba ari mwe mubagaburira. Yego. Nuko abigishwa harimo wari ufite amafi 2 n'imitsima 5. Aravuga ati, data, ati dore imitsima dufite ngiyi n'amafi dufite ngaya. Yego. Icyo gihe umuntu yagahita atekereza ati, amafi 2 n'imitsima 5 birahaza. Turayasaranganya dute. Kandi icyo gihe ngo babaraga abagabo gusa, abagore n'abana ntago bababaraga. Yego. Ariko kandi abagore n'abana burya nibo baba benshi. Nibo bari benshi cyane. Yego. Ariko Yesu ngo yafashe iyo migati arayishimira, Yego. arangije ngo agaburira abantu 5,000. Yego. Bararya barahaga, baranasigaza. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rero banabigereranyije n'ibyo mu isezerano rya kera. Yego. Babigereranyije n'igihe Abisirayeli bari bakiva mu bucakara mu gihugu cya Egiputa. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bagiye bagereranya, wenda reka tubisome kugira ngo tutaza kubisobanura nabi. Hano hari uko babyanditse mu migisho. Yego. Baranditse ngo ibyinshi bivugwa muri iyi nkuru bishyira Yesu mu mwanya ugereranywa n'uwa Mose mu gitabo cyo kuva. Ubwo twageze mu isezerano rya kera. Yego. Igihe cya Pasika cyacureraga ugucungurwa gukomeye ko kuvanwa muri Egiputa. Yego. Yesu yazamutse umusozi nk'uko Mose nawe yazamutse umusozi Sinayi ajya gufata amategeko. Yego. Yesu yagerageje Filipo nk'uko yamugerageje amubwira ati, aba ari mwe mugera gute mubagaburira. Kuko Filipo niwe wari ufite iriya mitsima, afite n'ariya mafi. Yego. Ubwo Yesu yagerageje Filipo nk'uko Abisirayeli bageragejejwe mu butayu. Yego. Ngo gutubura imigati
ni urwibutso rwa manu. Gutoragura ubuvungukira bwasagutse byibutsa Abisirayeli batoraguraga manu intonga 12 ni zigereranya imiryango 12 yasigaye ya Isirayeli. Kandi abantu bavuga ko Yesu we muhanuzi uzaza ku isi bakabigereranya n'umuhanuzi umeze nka Mose wahanuwe mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 15. Ngo ni byose ibi byose byarenguriraga kuri Yesu wagombaga kuza ari Mose mushya aje gucungura ubwoko bwe. Yego, ni ukuvuga ngo iyi nkuru n'ubundi bayihuje n'ibyabaye mu gihe cya Abisirayeli. Yego. Hanyuma rero iyi akaba ari ingingo yatugaragarizaga uburyo Yesu Kristo yagaragaje ubumana bwe atubura. Yego, atubura imitsima byari bihari imitsima akabasha kugaburira imbaga nyamwinshi y'abantu bari bari aho ngaho. Ibyo bihura neza rero n'ibiri mu ngingo yo kwa kabiri ivuga ngo ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi cyangwa uyu niwe wa muhanuzi, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi, nta kabazo kariho. Hano tubona uburyo Yesu ahamywa nk'Imana kuko we ubwe yarivugiye ngo ni njye mutsima w'iki w'ubugingo, ni njye kuzuka n'ubugingo. Yego, ariko nanone aragaruka arongera avuga ngo ni njye mutsima w'ubugingo muri Yohana 6:35. Yego, uza aho ndi ntazasonza ukundi na hato. Yigaragaje nk'umutsima w'iki w'ubugingo. Iki cyigisho nanone cy'inyigo kwa kabiri kitugaragariza ibindi Kristo ari byo usibye no ko ari umutsima w'ubugingo. Yego, bimwe muri ibyo rero harimo nk'iki. Yego, harimo kuba ari umwungeri mwiza. Yego, harimo kuba ari ukuzuka n'ubugingo. Yego, harimo no kuba ari inzira ukuri n'ubugingo. Yego, bagakomeza noneho bagakomeza tubwira ngo ni umuzabibu ukuri. Yego, nuvuga ngo buri jambo muri aya ngaya bikomeza biganisha ku kuba Yesu Kristo yari we wa muhanuzi wari utegerejwe Mesiya. Kandi bigakomeza bishimangirana bwa bumana buhura na titire y'iki cyigisho neza. Yego, nuko n'ubundi nuko twakomeje tubibona harimo abamwemeraga nk'umuhanuzi, ariko n'ubundi muri buri ngingo yose bagenda bagaruka ku bantu batageraga gute. Hari n'abandi bantu batamwemeraga nk'umuhanuzi. Aya hano bavuze ngo imitima yabo yuzuye kutanyurwa yakomeje kwibaza impamvu Yesu washoboraga gukora ibitangaza bikomeye biboneye atagomba guha abantu be amagara mazima, imbaraga n'ubukire, akabavana mu buretwa bwabategekaga maze akabaha ubutegetsi n'icyubahiro. Aha ngaha icyo bagenderagaho baravuga ati niba kuko ari umwami kuki atari kwima ingoma ngo ayobore abantu. N'ubundi ababishidikanyagaho ni b'Abafarisayo bakomezaga bavuga ati kuki atayobora, bagakomeza babishidikanyaho kuki abamukurikira atabagira abantu bari hejuru ngo babubahe. Bigatuma n'ubundi bo badakomeza kumva ukuri. Ibi bihura na bwa buyobe twabonye mu cyigisho gishize bari barimo, baribazaga ngo nimba koko ahamywa nk'Imana ibimenyetso yego byose turabibona, kuki atimika ubwami ngo ayobore Isirayeli. Nyamara ibyo bifuzaga ibyo bari bamutegerejeho ntibyari byo, kubera ko icyari cyaramuzanye ntabwo ari umwami wa Isirayeli ngo ayobore abakiza uburetwa buri muri icyo gihe, ahubwo kwari gukura abantu ku ngoyi y'ibyaha. Yego, ari nabyo bigendanye na kino kibazo babajije ngo ni buryo ki twakwirinda kugwa mu mutego wo gushaka ibintu by'isi tukabigurana iby'umwuka. Yego, ni ukuvuga ngo n'ubundi dukurikije uko turi kubona abantu b'Abafarisayo bo bashakaga ibintu by'isi cyane bakabigurana iby'umwuka Yesu yari ari gukora. Bumvaga ibintu Yesu ari gukora nta hantu bihuriye, yakwibera umwami bakaba bategeka n'abantu bakomeye maze bakirengagiza inshingano Yesu yaje gukora. Yego, mu ngingo zikurikira rero iyo kwa gatatu n'iyo kwa kane umugabane wa mbere n'uwa kabiri tubonamo igitekerezo cy'impumyi no gukizwa kwayo. Byagenze bite? Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yari ari kugenda yaje guhura n'undi muntu wavukanye ikibazo cyangwa se ubumuga bwo kutareba. Nuko uwo muntu amubonye aramwinginga ngo amukize. Ariko hagati y'Abafarisayo babaga bari kwibaza ariko se uyu muntu niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be bakoze icyaha? Yego, aho ni ku ngingo yo kwa gatatu niho ibyo byose byari biri. Ni ukuvuga ngo ariko Yesu yaje kubasubiza ababwira ko uwo muntu atari we wakoze icyaha, ahubwo n'ababyeyi atari bo bakoze icyaha, ahubwo ibyo ngibyo byabereyeho kugira ngo ubuntu bw'Imana bwigaragarize muri we. Ni ukuvuga ngo Yesu kuko n'ubundi
twebwe twaremwe mu mukungugu ariko biri tubwira ngo Yesu yafashe agataka agatobatoba akondo arangije agasiga ku maso ya wa muntu wari impumyi, uwo muntu ako kanya arahumuka. Iyo ni ingingo yo kuwa gatatu. Tubifatanyirije hamwe rero n'ingingo kuwa kane, amaze guhumuka nk'uko twayibonye n'ubundi abafarisayo ntago babyumvaga neza, baje kubona wa muntu mu iteraniro babona noneho hari gukanira atakiri gusabiriza. Barabazanya bati se uyu ni wa wundi wabaga uri gusabiriza cyangwa ntabwo ari we? Ariko wa muntu akomeza kubumva arangije ababwira ati ni njyewe. Ambwira ati ninde wagukijije? Ariko nawe muri ako kanya ntabwo yari azi uwamukijije. Yego. Noneho biza kurangira bije kumenyekana ko ari Yesu wamukijije, kandi nabwo iki gitangaza cyari cyakozwe ngo ari ku isabato. Yego. Ndumva hanyuma bakomeza kugenda bagaragaza umumaro ndetse n'ingaruka yego mu bigendanye no kureba. Ni ukuvuga ngo ubuhumyi bw'abafarisayo yego bwagiye bubahuma amaso cyane, bagira ibyo bahanga amaso bitari byo ndetse bitari ngombwa, bidafite n'icyo bimaze. Ni ukuvuga ngo mu ngingo ibanza ubuhumyi bwabo bwatumagaho kugira ngo batekereze nk'uko Yesu yabivuze ko imbaraga z'Imana zigomba kugaragara muri uwo muntu, ahubwo aho kugira ngo batekereze icyo bakajya kuri domene yo gutekereza ngo ninde wakoze icyaha. Ninde wakoze icyaha? Ibyo nta kintu byari kubafasha. Nta kintu byari kubagezaho. Byari kubafasha. Noneho nanone mu ngingo ikurikiyeho nanone bakatugaragariza uburyo biteye ubwoba kubona ubuhumyi mu by'umwuka bw'abayobozi b'idini batashoboye gusobanukirwa n'ubundi icyo Yesu yari akoreye uwo muntu, ngo bagire aho bagihuriza n'ikijuru ryifuriza inyoko muntu muri rusange, ahubwo bakajya kuri wa mwanya wo kugenzura bavuga ngo ninde wagukijije ku munsi w'isabato, byagenze bite, ubundi ni wowe ububasha, ubundi ni wowe. Bajya no kugenzuza abazabye koko yavutse ahumye cyangwa yarigirishwaga, kugira ngo bahinyure ubumana bw'imbaraga z'Imana. Umva domene abayobozi b'idini bari bariho, umva umwanya cyangwa ango cyangwa nyine inguni bari bahereyemo yo kujya kwibaza ibyo ngibyo, yo guhinyura ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Ariko n'ubundi nk'uko Yesu yabivuze, imbaraga mvajuru yagaragariye muri uwo muntu wari wageze gutya, kandi byagize akamaro. Nubwo wenda abo ngabo batahise bahera ko ngo bamwizere, ariko hari abandi bantu byagiriye akamaro. Iki cyigisho gikomeza kitwereka uburyo guhumishwa n'imigenzo biteye akaga ku mibereho yacu ya buri munsi. Kuyoborwa n'ijambo ry'Imana kandi tukaryiga ducukumbura ijambo ku rindi kugira ngo tutagira icyo dufata uko kitari, ari ikintu cy'ingenzi. Wenda hano hari amagambo asa nk'ayo wari uri kuvuga, aravuga ngo biteye ubwoba kubona ubuhumyi mu by'umwuka bw'abayobozi b'idini, uwahoze ari impumyi asabiriza akabasha kuvuga ati uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana, ntacyo yabashije gukora. Nyamara abayobozi b'idini aribo bayobozi b'igihugu mu bya mwuka bagombaga kuba barabaye aba mbere mu kumenya Yesu no kumwemera nka Mesiya. Ntibashoboraga kubibona bona nubwo babonye ibihamya byose bikomeye, cyangwa se wenda mu by'ukuri ntibashake kubibona. Mbega umurimo ukomeye utwereka uburyo imitima yacu ibasha kuduhenda. Ni ukuvuga ngo aha ngaha n'ubundi icyo bagarutseho, uyu nguyu wavutse ari impumyi, we yaravugaga ati nta muntu ushobora guhumura umuntu wavutse ari impumyi kereka umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ariko ababigisha amategeko bo ntago babibonaga ko ari igitangaza gikomeye uyu muntu akorewe, ahubwo babonaga ko uyu muntu nk'uko wari uri kubivuga mbere, ashobora kuba ari ibyo yigirishwaga, ashobora kuba ari diru bapanze yenda ikaba igeze ku musozo. Ntago babihaye agaciro nk'uko byari biri. Ingingo rero ikomeza yo kuwa gatanu n'ubundi ikomeza kutwereka bimwe mu bitangaza Yesu yakoze. Hano batubwiramo inshuti ya Yesu yitwaga Lazaro, yararwaye ndetse bigera n'aho ipfa. Ariko ngo Yesu bamutumyeho mbere y'uko apfa iminsi ibiri. Mbere y'uko apfa, Yesu yumva inkuru y'uko nyine inshuti ye bimereye. Birumvikana ko
koko nimba Yesu yari inshuti ya Lazaro yagombaga nyine guhita yihutira kuza akagera ku nshuti ye akamukiza kuko yarasanzwe akiza n'abandi. yego, ariko aha ngaha rero niho hita higaragarira noneho ya mbaraga nanone n'ubundi y'ubumana. Yego. Icya mbere yo gukiza urupfu, icya kabiri ariko nanone yo kugira icyo yereka abantu mu bijyanye no kwizera. Yego. Ni ukuvuga ngo aha ngaha Yesu n'ubundi icyatumye atagenda ni nk'icyo wari umaze kuvuga, ariko igihe cyarageze arapfa, baranarakara cyane baravuga ati uyu muntu baramwijujutira ati kuki akiza abandi, uyu yaza ntabwo umusaza wacu yakabaye kuba yapfuye. Yesu ahageze n'ibyo bintu bamwituje bamubwira ati iyo uba waraje kera ntabwo aba yarapfuye, ariko waratinze dore yarapfuye amaze iminsi napfuye. Nuko Yesu aramubwira ati munyizere ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye n'ubundi azongera abeho. Nuko Yesu arangije arababwira ati nimubirindire kiriya kibuye mugikureho. Yesu ako kanya yumva ko Imana iri kumwumva nubwo abantu batabibonaga, ariko Yesu yumvaga ko hari imbaraga imurimo. Aramubwira ati Lazaro, Lazaro sohoka. Ako kanya wari wapfuye arasohoka. Uvanga icyo uvuze, ni uvuga ngo gutinda kwa Yesu kwagize uruhare mu gutanga ikimenyetso kigaragaza ubumana bwa Yesu bwe. Kuko yaratinze asanga Lazaro yarapfuye kandi none atangiye kubura, umurambo we umaze iminsi baranamuhambye. Yego. Hanyuma rero kuba yaramuzuye amaze iyo minsi ingana ityo mu gituro ndetse atangiye no kubora, byashimangiye ndetse bigaragaza neza ko ari we kuzuka n'ubugingo. Niko mu migisha batubwiye. Imbaraga y'ubumana ya Yesu n'ubundi irongera igaragara neza kandi cyane. Yego. Ntekereza ko rero tugana ku musozo w'ibi byigisho, mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa, bongera kutubwira uburyo Yesu Kristo ubwe aha ubugingo abatuye isi, ariko ubwo bugingo bukaba buturuka mu ijambo rye. Ibyo yakoze byose yabikoresheje ijambo. Yaba Lazaro dusorejeho yakijije, yabikoresheje kumubwira ati Lazaro, Lazaro sohoka. Yego. Yaba abarwayi yirukanyemo dayimoni, yaba abarwayi yakijije, n'ibindi byose yakoze, yaba guturisha inyanja, byose yabikoresheje ijambo rye. Rero hano baratubwiye ngo nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese akwiriye kugira gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye gushaka n'iki? N'ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi, ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe Mwuka Wera adufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana, n'ijambo ryayo. Ibi ngibi rero bigaragaza isoko y'ubumana bwa Yesu. Yego. Kandi n'ikindi kintu badukangurira, baradukangurira kutumva ijambo ry'Imana tubikuye ku bandi cyane, ahubwo natwe dukwiriye kugira ubushake bwo kujya mu ijambo ry'Imana tukicukumburira, tukamenya icyo ijambo ry'Imana ridushakaho. Turabona hano Yesu atanga ibyo yari yifitemo nyine bijyanye n'ubumana bwe, ariko akoresheje iki? Ijambo. Ni ukuvuga ngo abashaka kumva amagambo y'abandi ntabwo bazigera babona imirimo iturutse ku bumana bwa Yesu mu mibereho yabo, mu gihe badafite konekisiyo cyangwa badafite uburyo bavugana n'Imana binyuze mu iki? Mu ijambo rya. Aba ngaba bose ibyo bagezeho n'ibyo bakoze n'imigisha yabagezeho binyuze muri Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe nk'Imana ubwe yabicishije mu ki? Mu ijambo. Ijambo ry'Imana rero rirasobanutse kandi riradushishikariza kandi rikadusaba kuricukumburamo kugira ngo tumenye byinshi, dusobanukirwe byinshi kandi twirinde ubuyobe, kubera ko bigaruka n'ubundi kuri bwa buhumyi bw'abafarisayo bari baracukumbuye muri rya jambo ariko baricukumburamo nabi, ntibagira icyo bageraho, ntibasobanukirwa. Yego. Ijambo ry'Imana rero tugaragariza ubumana bwa Kristo ndetse n'umumaro ubu bumana bwa Kristo bufite mu mibereho yacu. Kumwizera byonyine binyuze mu ijambo rye yatwandikishirije niyo soko dufite iduha ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro nibyo biduha imbaraga zo kumutegereza kugeza kuri wa munsi, kandi tukamutegereza twera dufite imitima yera. Rero reka dushishikarize abantu gukomeza kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ribabere isoko
y'umubano bagirana n'ijuru. yego reka dusoze n'ubundi tugere ku musozo w'iki cyigisho Yego. cyatubwiraga ibimenyetso by'ubumana n'ubundi biragaragara ibitangazo yagendaga akora nta wundi muntu wabikora kereka ufite imbaraga z'Imana. Yego. Reka dusoze rero dusengera. Yego, kadusenge. Data mwiza, twongeye gushimira ko uri Imana nyamana. Ibimenyetso byinshi biri mu ijambo ryawe bigaragaza uburyo uri Imana kandi Imana ikora, Imana ikomeye. Yego. Turakwinginze kugira ngo uduhe kwizera ijambo ryawe. Mbere na mbere uduhe kuryiga kandi uduhe umuhate wo gushishikarira gucukumbura muri ryo kugira ngo tubashe kubona aho tuvoma amazi y'ubugingo. Ngwino ubane natwe, utwiyoborere muri byose kandi ukomeze kugendana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.